Ndagusuhuje mukunzi wacu ari nako naguha ikaze. Iyi ni KN Radio ishakira urukumbi ry'amakuru yizewe mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Ni mu karere ka Muhanga, abaganga bariye Karungu nyuma yo gutegereza imyaka ibiri yose amaso yabo yaraheze mu kirere. Benshi batangiye kwijundika ubuyobozi. Ese aba baganga ni ikihe kibazo baba bafite? Ese ubuyobozi bw'ibitaro bwo bwaba bwatangaje iki ko aba baganga bo bariye Karungu? Ibi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye nibyo bikubiye mu makuru twaguteguriye uyu munsi. Icyakora icyo tugusaba ni uko wadutera inkunga uyu munsi, maze ukajya munsi y'iyi nkuru urabona ijambo subscribe cyangwa sabone, uhita ukandaho n'akazogera kaza nako ntugasige nako tugakandaho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru meza ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Reka twitse gatoya ubundi tuze tubabwira byinshi kuri iyi nkuru yumvikanye mu karere ka Muhanga, ikomeje gutuma abaganga basa nk'abariye Karungu cyangwa basa nk'abigaragambije bitewe n'ibyo bategereje imyaka ibiri, byose amaso yaraheze mu kirere. Reka nongere mbahe ikaze bakunzi ba KN Radio, aho tubagezaho amakuru aba arimo aragenda avugirwa mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Mu buzima busanzwe iyo umukozi umukoresha, iyo ibintu bitagenda neza, akazi nabwo ntabwo kagenda neza cyangwa kagenda gacumbagira. Ibyo bikunze kugaragara cyane iyo umukoresha hari icyo yemereye umukozi we ntakimuhe cyangwa yakimuha akakimuha ari uko habanje kuba rwaserero. Ibi rero tubivuze nyuma y'uko mu karere ka Muhanga bamwe mu baganga n'abaforomo bavuga ko imyaka ibiri ishize badahabwa amafaranga atangwa mu mpera za buri mwaka. Bamwe muri abo bakozi bo mu bigo nderabuzima barimo ibitaro bya Kabgayi n'ibya Nyabikenke babwiye itangazamakuru ko ayo mafaranga bita aya performance bonus baha buri mukozi wo muri serivisi y'ubuzima bayaheruka mu mwaka w'ibihumbi 2021-2022. Bakavuga ko ahabwa umukozi watanze umusaruro ushimishije buri mwaka. Bongeraho kandi ko azamuka cyangwa akamanuka bitewe n'urwego umukozi abarizwamo. Umwe muri abo baganga mu magambo ye ubwo yari arimo araganira n'itangazamakuru yagize ati, abayobozi b'ibitaro bahabwa atandukanye n'ayo abaforomo n'abaforomokazi, kandi bakayahabwa na leta bitewe n'amanota babonye mu mpera z'umwaka. Mugenzi we avuga ko uwabonye amanota ari hasi ya 70 nta mafaranga ahabwa ngo kuko niyo arebye nabi wahita asezererwa ku kazi nta n'imerekeza. Mu magambo ye yagize ati, ntabwo tuzi impamvu yatumye tutabona ayo mafaranga yacu kuko mu tundi turere bayabonye hakiri kare. Tukimara kumva bino aba baganga bagaragarije itangazamakuru, twahise tugerageza kuvugisha umuyobozi mukuru w'ibitaro bya Kabgayi Dr Muvunyi Jean Baptiste. Avuga ko babanje gutinda kubikora bitewe n'umukozi umwe wakoreraga mu bindi bitaro wahawe amanota atashimishije. Ubwo yasubizaga itangazamakuru, umuyobozi mukuru w'ibitaro bya Kabgayi mu magambo ye yagize ati, ubu twamaze gutegura liste y'abagomba kuyahabwa, tumaze kuyohereza ku karere, dutegereje ko bazayatanga. Uyu muyobozi mukuru w'ibitaro bya Kabgayi Dr Muvunyi avuga ko uyu mukozi bamusimbutse bagakorera abandi bagenzi be kubera ari munsi y'amanota 70. Twagerageje nanone kuvugisha umuyobozi mukuru w'ibitaro bya Kabgayi, umuyobozi mukuru w'ibitaro bya Nyabikenke Dr Nkikabahizi Fulgence, twagerageje kumuhamagara ntiyitaba. Twamwandikiye n'ubutumwa bugufi nabwo ntiyabusubiza kugira ngo tumenye ibirimo biravugirwa muri biriya bitaro abereye umuyobozi, ariko igihe tuzabimenyera tuzabigarukaho mu makuru yacu tugenda tubagezaho hano kuri KN Radio.
twahise tuvugisha umuyobozi w'akarere wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage mu karere ka Muhanga, Mugabo Gilbert, aho yabwiye itangazamakuru ko nta makuru yari afite ko abo bakozi batarabona amafaranga yabo. Ubwo yasubizaga itangazamakuru mu magambo ye yagize ati: tugiye gukurikirana iki kibazo, ndaza kubaza menye impamvu aba bakozi batinze kubona amafaranga yabo. Twamenye amakuru ko uwo mukozi wahawe ayo manota ari munsi ya 70 yanze kuyasinyira kuko batumvikanaga n'umuyobozi we, asaba ko ubuyobozi bubakuriye bubarenganura. Uyu akaba ngo ariwe watumye abakozi mu buzima batinda guhabwa ayo mafaranga yabo kugeza ubu. Iyi ni KN Radio, ishakira urukumbi ry'amakuru yizewe mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Iyi ni inkuru yo mu karere ka Muhanga, aho bamwe mu baganga bariye karungu nyuma y'aho bamaze imyaka 2 bategereje agahimbazamusyi, ariko amaso yabo yaraheze mu kirere. Barasaba leta ko hari icyo bakora kuko barimo kurenganwa nyuma y'ibyo bemerewe batarimo guhabwa. Ndagushimiye wowe twabanye muri aya makuru yacu uyu munsi. Icyakora icyo tugusabye ni uko wadutera inkunga uyu munsi, maze ukajya munsi y'iyi nkuru yacu urabona ijambo subscribe cyangwa se abone, utukandaho n'akazogera kaza nako ntugasige nako tugakandaho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru meza ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Si ibyo gusa kandi ugomba no kujya ahatangirwa ibitekerezo ukaduha igitekerezo cyawe, haba ari igishima ibyo dukora ndetse n'ikitugira inama ibyo twazahinduramo mu makuru tugenda tubagezaho hano kuri KN Radio. Mukomeze mugire ibihe byiza kandi Imana yo mu ijuru ikomeze bane namwe umunsi ku wundi.